sorry or girlfriend or boyfriend or boy and or girl or children, these things it is be on her. Umuntu wese ihanganye, yaba ari shiringi, yaba uwo mbereshere, yaba umukobwa w'umusore cyangwa umuhungu cyangwa umukobwa cyangwa umukobwa cyangwa n'inkumi, kuba waragiye mu rukundo n'umuntu maze bikaza kwanga atagukunda, this it is the beyond understanding, it is not true story, it is not understanding. Ni ibintu bitumvikana, ni ibintu bitabayeho, banza bitanabaho, banza ari n'inzozi. Kuba byarakubayeho ihangane cyane, ndetse ni ibintu bigoye cyane nyine ukwiyakira, kuko nanjye ndabizi neza, kuko hari abantu byagiye bibaho turi inshuti ndetse bakagenda bantura umubabaro bafite. Sorry, keep your understandable the things and understandable things. Ababinyuzemo bazi agahinda bitera kuba wabura umuntu ukunda nta kintu kibashwanishije gifatika. Inama y'umunsi, buriya ushobora kuba umuntu yakwanga kubera ko uri umukene, ariko ibi ni ibintu bikomeye cyane bigoye kwakira, kuko nababwiye mu nama y'umunsi, ibintu nakunze kwibona kubabwira ni uko to play the heart of the heart, gukinisha undi mutima w'umuntu ni ibintu bibi cyane, ni icyaha Imana ibona ko aricyo gikomeye kurusha kwica umuntu. Inama y'umunsi, it is beyond understanding. Nagaho umuntu ni ibintu ni ibibazo bigoye kubonerwa umuti, kuko ibi ni ibintu bidasanzwe cyane tudakunda kubona muri uno mubumbe wacu, ariko ni ibintu bibaho cyane nzi neza, kandi ni ibintu umuntu wese agomba no kureka. Inama y'umunsi, buriya hari rero nubwo nkubwiye ko ari bibi, nkakubwira n'ukuntu bibabaza, nkakwihanganisha guys, hari n'inama nakugira, uwo muntu ntibizongere kukubaho ibintu byo kuba umuntu yagukinishiriza amarangamutima maze bikakugiraho n'ingaruka uburyo wakiyahura. Muri iyi nama y'umunsi ngiye kuguha inama 5 zose uzagerageza ugatera umuntu wakwangaga cyangwa umuntu uzanakwanga, ntibizakugireho ingaruka nka ziriya guys. If you next or fraud this meat I go to give you shall not over the kid be and on one or her. Nindamuka mbikubwiye ukazabikurikiza, ntabwo izi ngaruka zizakugeraho guys. Gusa nawe ikintu kizagufasha bwa mbere, inama ya mbere ni uko utazigera nawe ukinisha amarangamutima y'undi muntu. Inama y'umunsi, ikindi, naramuka aguhamagaye ntugashigukire hejuru ngo ubumve girlfriend wawe cyangwa boyfriend wawe araguhamagaye. Inama y'umunsi, jya ubifata nk'aho bisanzwe, gusa wongere wibuke neza yuko ngo ari inshuti yawe magara. Inama y'umunsi, nakohereza ubutumwa ujye ubusubiza, wandike neza utihuta kandi ubitekerezaho ibyo ugiye kumwandikira, unabigenzure ko wanabimwandikiye neza. Inama y'umunsi, indi ya kane noneho ni uko ugomba kuba umuntu w'inyangamugayo kandi uhora ukeye, wiyogoshesha nta musatsi ukumara ku mutwe 3, kandi ikindi cyo ugira isuku ku mubiri no ku myambaro. Inama y'umunsi, ikindi cyo waba uri umusore cyangwa uri umukobwa byose birakureba, ariko iyi nama ya 5 yo irazihatse yose. Inama y'umunsi, ni uko ugomba kuba umusore mwiza w'inyangamugayo kandi ukunda gusenga Imana yo mu ijuru, kuko niyo itanga ibisubizo byose byananiranye. Inama y'umunsi, sawa, hari ikibazo ufite ushaka kutugezaho, twandikire komenti, udukore na share, ibyo ntacyo bitwaye, kandi ujye ukunda kumva inama y'umunsi, ukore na subscribe
cawu cawu. Mu kanya twahariye ubuzima rero